Mu bitugu bya buri mugabo wese ukomeye haba hari umugore w'umutima. Muammar Gaddafi nawe ntiyari kubasha kubaho adafite umuntu nk'uwo ku ruhande rwe. Icyegeranyo cy'uyu munsi tugiye gusobanura neza turebere hamwe umugore wa Muammar Gaddafi yari mu ntoki. Tugiye kumenya aho bahuriye, ese babanye bate mu buzima bwabo bw'urukundo, babyaye abana bangahe, ubuzima bwe ubu buhagaze bute nyuma y'uko umugabo we atabarutse. Ntucikwe n'iki kiganiro. Muammar Gaddafi nk'abandi bagabo bose nawe yari afite umukobwa yari yarihebeye mu buzima bwe, ari we witwaga Safia Farkesh. Uyu Safia Farkesh niwe wari umugore wa Gaddafi kandi akaba ari we wahaga umutuzo n'icyizere Muammar Gaddafi. Uyu mwamikazi waranzwe no guhora acecetse, wahoraga yitandiye amakanzu ashashagirana. Urukundo rwe na Muammar Gaddafi rwubatswe mu ibanga rikomeye cyane, rupfukiranwa n'ubukungu, ariko rwangizwa n'impinduramatwara yabaye muri Libya. Hari mu mwaka w'1970 ubwo Muammar Gaddafi yahirikaga ku butegetsi umwami Idris. Muammar Gaddafi yahise akora urugendo rumwerekeza ku bitaro byari biherereye muri Benghazi. Abantu bamwe bavuga ko Muammar Gaddafi yaba yaragiye kwivuza, ariko abandi bo bakabibona mu ishusho itandukanye kuko niho yahuriye na Safia Farkesh. Safia Farkesh yari umuforomokazi wakoreraga muri ibi bitaro byari biherereye i Benghazi. Safia Farkesh yari ikimanyi cy'umunya-Croatia ndetse n'umunya-Libya. Ubwenge, umurava ndetse n'umutuzo nibyo byasobanuraga mu magambo make Safia Farkesh. Mu gihe Gaddafi yari arimo azenguruka igihugu atanga imbwirwaruhame zikakaye zasubizaga igihugu cya Libya ku murongo, Safia Farkesh niwe mugore wari wihishe inyuma y'umurava ndetse n'umwete wa Muammar Gaddafi. Bivugwa ko batakundanye igihe kinini kuko mu mezi make bahise bemeranya kubana. Ibirori by'ubukwe bwabo ni gake uzabona ahantu babigusobanurira kuko byabaye mu muhezo. Mu gihe muri Libya babonaga umutungo kamere bari bihariyeho wa peteroli, ibi byorohereje Gaddafi kubona ikintu azifashisha kugira ngo Libya ayigire uko yayifuzaga. Igikorwa cya mbere Muammar Gaddafi yakoze nk'umugabo wese, yabanje kwagura umuryango. Uyu Safia Farkesh niwe mama w'abana 7 mu bana 8 Muammar Gaddafi yari yarabyaye. Mu gihe Gaddafi yari arimo arazenguruka Afurika agerageza gukwirakwiza ibitekerezo bye n'inzozi ze mu bihugu bya Afurika, umugore we Safia ntago yari atuje kuko nawe yabaga ari kubaka imbaraga ndetse n'ubukungu burambye bw'umuryango wa Muammar Gaddafi. Uyu Safia Farkesh niwe wari ushinzwe cyangwa wayoboraga imitungo yose y'umuryango wa Muammar Gaddafi, yabarizwagamo amahoteli, amafarumasi, amakampani atandukanye y'ubucuruzi ndetse n'imiturirwa bari barashoyemo imari. Uyu mugore wa Muammar Gaddafi, Safia Farkesh, yari umugore udasanzwe kuko yari afite igitinyiro indani mu gihugu, atari icyuko gusa ari umugore w'umugabo uyoboye igihugu, ahubwo hari amakuru y'abamotari yacaracaraga mu gihugu yavugaga yuko agira n'uruhare mu guhabwa cyangwa mu kuzamurwa mu mapeti mu gisirikare. Ibyo bikaba muri bimwe mu byatumaga ahinduka umugore uteye ubwoba mu gihugu. Ahagana mu 1980 kugeza mu 1990, Libya yari iri munsi y'ubutegetsi bwa Gaddafi. Yari paradizo, ari ahantu ikiremwa muntu cyari cyo cyose ku isi cyakwifuza kujya gutura. Mu gihe abantu batari abene gihugu babonaga Muammar Gaddafi nk'umunyagitugu, imbere mu gihugu kwa Muammar Gaddafi ho ntabwo ari uko nguko byari biri, kuko hashingiwe ku kuntu igihugu yari yaragishyize ku murongo mu mitwe y'abaturage. Muammar Gaddafi yari imana ntoya muri Libya. Umugore we Safia Farkesh mu gihe Gaddafi yabaga ari kuzenguruka amahanga avuganira igihugu, ntiyigeze atererana na rimwe umugabo we kuko nawe yifashishaga imbaraga ze agafasha Muammar Gaddafi gushyira igihugu ku murongo. Mu gihe abahungu ba Muammar Gaddafi bakuraga nka Mutasim ndetse na Saif al-Islam, abangaba baje gusimbura ndetse no gufasha nyina ku mirimo yakoraga. Safia yarakomeje yubaha umugabo we no mu gihe yari ahanganye n'ibibazo bya politike, icyarimwe akabifatanya no kwita ku bana yari yarabyaye hanze atabyaranye n'umugore w'isezerano Safia Farkesh. Nubwo ibibazo byose byari biri ku muryango wa Safia Farkesh, yabiboneshaga amaso ye, na rimwe yigeze agaragaza igihunga mu maso ye ku byabaga biri kuvugwa cyangwa biri gukorerwa umuryango we. Icyizere yari yarahaye Muammar Gaddafi cyari nta makemwa. Nubwo kwa Muammar Gaddafi turi kumva ye mateka meza nk'aya ngaya,
Umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo nta byera ngo de. Hari andi makuru yabaga ari gucaracara mu gihugu hirya no hino avuga yuko inzozi cyangwa intego za Muammar Gaddafi na Safia Farkesh batazihuje, kuko byavugwaga ko Gaddafi ari umuntu ukunda kandi wishimiye kuba ari ku butegetsi kurusha ikindi kintu. Inzozi ze ko ari ukugumana ubutegetsi ndetse no gukomeza akaba ari muri controle, mu gihe Safia Farkesh we inzozi ze zari ukubaka umuryango ndetse akanubaka ibigwi umuryango uzagenderaho. Burya koko akaryoshye ntigahora mu itama. Mu mwaka w'ibihumbi 2011 muri Libya hatangiye intambara ya revolution, kuko abaturage batangiye imyigaragambyo nato birangira ibyivanzemo. Gaddafi ubwami bwe bwasenyutse ibuye kurindi, Safia Farkesh abireba n'amaso ye. Safia Farkesh mu gihe ibyo bibazo byose byabaga yaragerageje gutinda i Tripoli mu murwa mukuru wa Libya uko yarashoboye. Yabonye umwana we yakundaga cyane Mutasim yicwa, abona abaturage b'igihugu cye yakundaga Libya banagwaho amabombe n'amagrenade ya buri munsi. Yabonye n'amaso ye umugabo we arimo aragenda yihisha mu myobo, ava muri umwe ajya mu wundi, ava muri umwe ajya mu wundi. Yaragiye yegera Muammar Gaddafi ubwo ibi byose byabaga, aramwinginga amusaba kurekura ku butegetsi, ariko Muammar Gaddafi nk'umuyobozi w'igitangaza wabayeho muri Afurika yanze kurekura ubutegetsi. Ntibyaje gutinda, Muammar Gaddafi yaje gufatwa, arangije aricwa. Yazengurukijwe umujyi wose aratwa nk'aho ari igikombe cyangwa ari ishema ku banyalibiya. Yazengurukijwe umujyi wose asuzugurwa, abanyalibiya bishimye nk'aho ari igikombe bari bahawe cya football. Nyuma y'iminsi mikeya inkuru y'urupfu rwa Gaddafi imenyekanye, Safia Farkesh ndetse n'abandi banyamuryango ba famiye yiwe ndetse n'iya Muammar Gaddafi bahungiye mu ibanga rikomeye cyane muri Algeria. Imitungo yabo yabarirwaga muri biliyoni 30 z'idolari yaje gufatirwa ku makonte yose yari ibitseho. Ibi byaje gutuma Safia Farkesh yari umwe mu bagore bari bakize ku isi yisanga avuye muri uru rutonde. Pasiporo zabo zatangiye nazo guteshwa agaciro ku buryo nta hantu na hamwe zari zemerewe kujya ku isi. Uyu Safia Farkesh mu gahinda kenshi yaje gusaba umubiri w'umugabo we ngo ushyingurwe mu cyubahiro, arawimwa. Ngayo nguko rero uko Safia Farkesh yaje kwisanga ahombye umugabo, ahombye imbaraga yari afite ndetse n'ubutunzi byose akabihombera icyarimwe. Ikintu cyonyine yagumanye nuko ari umupfakazi wa Muammar Gaddafi. Yakunze umugabo wari wubashywe ku isi, ariko nyuma icyubahiro umugabo we yari afite cyaje guhinduka umwaku cyangwa inzozi mbi kuri Safia Farkesh ubwo Muammar Gaddafi yicwaga. Kugeza uyu munsi ubwo twateguraga iki kiganiro, uyu mugore Safia Farkesh ntago hazwi neza ahantu yaba aherereye. Abantu bamwe bavuga ko uyu mugore yaba yibera muri Oman, abandi muri Egypt, ariko hakaba n'andi makuru aba ari kuzenguruka y'abamotari avuga yuko yaba yibera muri Libya. Akaba yaragezeyo mu ibanga rikomeye cyane kandi akaba arinzwe bihambaye. Abana be bamwe barishwe, abandi barafungwa, abandi bungubu bari mu buhungiro, abandi bo barakihishe nta nubwo bazwi neza aho baba baherereye. Ikintu kimwe twakwemeza kandi twakumva neza muri iyi nkuru nuko urukundo rwa Muammar Gaddafi na Safia rwari igitangaza, rwari urukundo ruryoshye kandi rwarangwaga no kumvikana. Wowe wabanye nanjye muri iki kiganiro ndagushimiye cyane. Reba hasi nimba wakoze subscribe, unajye muri comment section uvuga umuntu waba wifuza kumenya amateka ye, nawe tuzamukubwireho mu kiganiro cy'ubutaha. Ciao ciao.